Hano hari inama yabaye uyu munsi tariki 12 z'ukwa karindwi, yahuje abadiregiteri bo mu Rwanda bose n'abakozi ba Mineduc. Iyi nama rero yavugaga ku buryo hagiye kubaho reform, combinations zakuweho zigasimburwa na learning pathways, timetables, ibintu byose byahindutse. Rero mu nama nyunguranabitekerezo yabaye ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi 2025, nk'uko mubireba aho kuri screen, iyo nama hari ibintu yaje kuvugaho. Ibyo bintu rero nibyo tugiye kureba hano. Mu bushakashatsi REB yakoze, yaje kubona ko hari ibintu bitagenda muri curriculum yari isanzweho. Yakusanyije data, ibaza abarimu, abadiregiteri, ababyeyi, abayobozi b'uburezi mu turere no mu mirenge, bariya bose bashinzwe kugenzura uburezi. Hari ibintu babonye ko curriculum iri gukoreshwa ubu ntabwo igendanye na double shift system. Ubundi mu Rwanda hari uburyo bw'imyigire bubiri kubera ikibazo cy'amashuri make. Hari icyitwa double shift system n'icyitwa single shift system. Single shift system ni ukuvuga ngo abana biga umunsi wose, naho double shift system abana biga inshuro ebyiri ku munsi. Hari abaza mu gitondo n'abaza nyuma ya saa sita. Rero curriculum isanzweho yafevaringaga cyangwa se yari yaragenewe abana biga single shift system. Izi reforms zakozwe rero, iyi curriculum nshyashya rero idizayininzwe ku buryo iragirira akamaro abana biga double shift system. Mu isesengura rero ryakozwe, ibyigishwa ni byinshi kandi nta nubwo bijyanye n'imyaka abana bafite. Guhera pre-primary cyangwa se guhera mu mashuri abanza ukagera muri segonderi, yose ibyigishwamo biri ku rwego ruremereye ku buryo bitajyanye n'imyaka abana bariho. Noneho kandi ibyigishwamo byigishwa hakoreshwa ururimi rurenze ubushobozi bw'abo bana. Ibintu rero ni bigari cyane, ntabwo byashoboka ko abana bakomeza kwiga gutyo, byabadindizaga. Icya gatatu cyaje kugaragara ni uko mu makombination cyane cyane ya upper secondary level, amakombination yariho yari strict cyane, ntabwo yemereraga ko abana bagira amahitamo cyane. Umwana ibyo akunda ntabwo byabaga biri muri section imwe. Section zari zihari cyangwa combination zari zihari ntabwo zatumaga umuntu agira umwuga azakora. Vuga ngo mu mahitamo bagiraga ntabwo bisanzuraga, nta flexibility yari irimo. Kubera iyo mpamvu rero amakombination nayo yakuweho cyangwa se yasimbujwe learning pathways. Ibindi byagaragaye ni uko hatari hari abarimu bahagije biteguye, kandi ikindi hari umubare w'abanyeshuri benshi mu ishuri. Uburyo abanyeshuri babazwaga byabaga biri knowledge based, ntabwo byagendanaga n'uburyo isoko ry'umurimo hanze riteye. Ababyeyi ntabwo bagiraga uruhare mu ibazwa muri assessment z'abana babo, pratique zaho zari knowledge based. Noneho ubu hariho uguhuzwa kw'inyigisho n'ibihe abana bigamo. Kubera iki iyi curriculum tugomba kuyihuza n'ibihe abana bigamo? Icya mbere, amashuri yo mu Rwanda public na government aided yose akoresha double shift system, mu gihe 48% bakoresha single shift system muri lower primary. Curriculum isanzwe rero yari yaradezayininzwe mu buryo bwa single shift system, kandi mubona yuko 52% bya public and government aided bakoresha double shift system. Urumva ko icyo cyari ikibazo. Bari basanzwe biga amasaha 8 ku munsi, bikarangira bize amasaha 40
mu cyumweru. Mu gihe abana ba double shift bari benshi bigaga amasaha 5, mu gihe abana baba muri double shift bakagombye kwiga amasaha 5 ku munsi, gutyo bikaba byatuma biga amasaha 25 mu cyumweru. Kubera iyo mpamvu rero abarimu muri double shift system bahuraga n'ibibazo cyane byo kugendana na karikiramu, ugasanga abana barangije nta kintu bazi, ugasanga bari gusibira cyane, abana benshi bakananirwa gufata neza ibyo bize. Kandi ibigaragara mu bushakashatsi cyangwa se muri education, umwana wo muri lower primary yakagombye kwiga amasaha 3 cyangwa 4.